nabonye abantu benshi muri comment bambwira ngo bafite YouTube channel ariko ntago zijya zirebwa cyane, ntago zigira views nyinshi, na video nimwe bari bagira ngo going viral cyangwa se ibipopira hano kuri YouTube. Icyo kibazo nawe nimba ugifite, ino video irabigufashamo. Mbere uko dutangira, kanda subscribe nimba utarayikanda, urayikinga ino video, umbwire ikindi kintu nakwigisha muri comment, nze tukirebe muri video ikurikiraho. Umushyashya ugeze ahangaha, njye tugiye kubana ni njyewe IT Panda, naho YouTube channel yo ni PD Media. Wiyumvemo ikaze, wumve ko naguhaye ikaze. Wowe umusangwa rero, urabizi ko wamaze kuba umunyamuryango. Iyi video ni yawe, ni wowe nayiteguriye kugira ngo igufashe niba uri content creator, ube content zawe wabasha kuzimenyekanisha, ube content zawe zabasha kukwinjiriza hano kuri YouTube. Uraza ujye kuri Google Chrome, nugera kuri Google Chrome uhita searchinga youtube.com. Nugera kuri YouTube urahita uza hano kuri kano gafoto ka YouTube channel yawe, ujye kuri YouTube Studio. Hano kuri YouTube Studio kubakoresha telefone namwe ndaza kubakorera video y'uburyo muri telefone babikora, ariko izi nzira ndi gucamo ni nazo kuri telefone unyuramo. Igeze kuri YouTube Studio umanuka hano hasi handitse setting, wagera kuri setting uhita uza hano handitse channel. No kuvuga ngo rero uko nguko ndimo ndacamo muri izi nzira, kwa kundi nabigishije ujya kuri Google Chrome muri telefone, warangiza telefone yawe ukayihindura nka desktop, abari ubwo buryo ucamo izi settings zose bari kunyereka uri buze kuzibona, ariko utayihinduye nka desktop kuri phone yawe ntago zino setting wazibona. Urazugiye hano handitse channel, no kuvuga ngo ugiye gusettinga channel yawe ku buryo ki YouTube izajya ihita yohereza video zawe ku bantu benshi. Ujya hano kuri features, nurangiza tuno do feature turning on ku buryo tuba icyatsi twose. Ujya kuri YouTube channel yawe urebe nimba tuno tuntu hari icyatsi, nusanga tutari icyatsi utaning on udufungure mpaka tubaye icyatsi. Wowe wagezeho kuri YouTube channel yawe uzijye muri comment umbwire nimba wasanze ari icyatsi, nuzanga tutari icyatsi uhite udutaninga on. Turiya nitwo tuzajya tugufasha mu gihe video yawe uyishyizeho bazajya bahita bayisharinga no ku bantu batarakora subscribe kuri channel yawe. Noneho tuno do feature nitumara kuba enabled twabaye icyatsi kuriya, ntabwo uri bubusoje, urabusikaje noneho icyo bita advanced setting. Urabona hano hakabiri advanced setting. Ikintu baba gusaba hangaha rero, content yawe ukora igenewe abana cyangwa ntabwo ari content y'abana, made for kid cyangwa se ntabwo yakorewe abana, uhita ucuzinga kariya ka kabiri kuko content yawe itakorewe abana. Nushyira hariya kuri yes ngo yakorewe abana, ni ukuvuga ngo za content zawe YouTube ntabwo yabasha kuziposhinga kuko content z'abana ntabwo aba ari content zikeneye kuba yaziposhinga ku bantu bose. Ni ukuvuga ngo views zawe zizagenda zigabanyuka kubera ko channel yawe isetinze ko yakorewe abana. Wowe uragenda uhita ushyira kuri no content zawe ko zitagenewe abana ahubwo ari abantu bose, cyangwa se ushyira kuri kariya ko munsi kugira ngo buri ugiye ku uploadinga bazajye baguhitishamo iyi content ugiye gushyiraho ni y'abana, iyi content ugiye gushyiraho ntago ari y'abana. Kariya ko munsi nicyo kavuze kujya baguhitishamo, ariko kariya ka kabiri kuri no ni ukuvuga ko channel yawe itakorewe abana. Ubwo uzajya uploadinga video zawe YouTube izagerageza uburyo ki izigeze kuri ba bantu ikurikije n'ibintu bakunda kureba. Urabizi kuri YouTube igenda ipushinga video ku bantu bitewe n'ibintu bakunda kureba kuri YouTube zabo. Nimba content yawe rero hari abantu bayikunda hano mu Rwanda, bazajya bahita babapushingaho izo video zawe. Ugisoze ibingibi rero ntabwo uri bubushoje, urahita uza hano kuri basic info kariya ko hirya, no kuvuga ngo hano umaze gutanga advanced setting, ugiye noneho kuri basic info. Ya makuru uhereza YouTube nayo yajya gusunika video zawe ushyiraho akaba ariyo igaheraho ngaho. No kuvuga hano hambere urabaza ugacuzinga igihugu cyurimo, ariko wowe uri mu Rwanda ushaka washyiraho United States kuko iyo wabaye monetize n'ubundi usorera kuri ya madolari yo muri Amerika. Urabona hano uraza ugacuzingamo igihugu urimo, ariko twebwe urabona ko u Rwanda nta rurimo, rwakabaye ruri hano. Iyo ubonye u Rwanda nta rurimo rero uraza ugahita ushyiramo hariya United States kuko n'ubundi wowe utaraba monetize, nuba monetize uzajya usora ku madolari ya Amerika, niho uzajya usorera. Aba mu Rwanda twese dusorera kuri United States. U Rwanda ntabwo bararushyiramo, ubwo niba rushyiramo
tuzaba twemerewe hano kuba twashyiramo igihugu cy'u Rwanda. Wowe rero uhita ushyiramo hano United State. Noneho ukimara gushyiramo igihugu urahita ujya hasi ushyiremo keyword ni iki rero? Ni ya magambo basacinga kuri YouTube. Izo keyword washyize aho ngaho, umuntu natangira kugusacinga bigahura na za keyword washyizemo aha ngaha, channel yawe izajya ihitiza mu za mbere. Ndakeka ko kantu mugasobanukiwe. Hano nari narashyizemo keyword kuko ino YouTube channel yanjye na managingagaho umuhanzi, nari narashyizeho keyword z'ubwoko bw'injyana akora. Ariko wowe icyo uri bukore, uraza hano kuri keyword ubanza ushyireho izina rya YouTube channel yawe, PD Media. Ni ukuvuga ngo umuntu najya kuri YouTube agasacinga PD Media n'ibindi bigerekeranye na gutyo, hazajya habanza haje YouTube channel yanjye kuko niyo keyword nashyizemo. Uhita ushyiramo ibintu biri related na YouTube channel yawe. N'urugero, nimba channel yawe yigisha video za tech, uzushyiraho tech video. Umuntu nazajya kuri YouTube agasacinga tech video, bazajya babanza bamuhereze YouTube channel yawe kuko ariho washyizemo keyword zorohereza abantu kuba bashaka channel yawe, cyangwa se ukandikamo wenda uko bakoresha telefoni. Izo ni za keyword mu gihe umuntu azisacinze kuri YouTube kuko wazishyizeho ziri related na channel yawe, azajya ahita haza YouTube channel yawe. Bibaye byiza wanatagingaho umuntu mukora ibintu bimwe. N'urugero, wenda Agatari Fred dukora video zimwe zigisha ibintu bimwe, iyo nze nkamushyira hano muri keyword, ugiye kumusacinga kuri YouTube baramukwereka munsi, bahita bakwereka na video zanjye koko ziri related nize bijya kuba ibintu bimwe. Wenda nka Emablis nawe dukora ibintu bimwe, nshobora kuhitamo tagingaho hano munsi muri izi keyword. Wazajya umusacinga ukabona video ze zasoza, umaze kuzireba n'izanjye ukahita uzikurikizaho. Izi keyword rero wowe ushyiramo nyinshi utagize ubunebwe. Hano urabona uba usabwa gushyiramo keyword 500, ibihumbi 500, oya 500 sorry, ariko urabona twe tumaze gushyiramo 124. Urumva biragusaba gushyiramo keyword ushaka wataginga abantu benshi waba uzibarebwa cyane kukurusha, kugira ngo uzajye umusacinga nawe azajye ahita akuboneramo ako kanya. Ugisoza ibingibi byose rero, uraza hano hasi ukahita usavinga update. Bino byose duhinduye aho ngaho ukahita ubisavinga, YouTube ukaba uyihaye amakuru yibanze. Noneho ikintu cya nyuma kiba gisigaye kuba wareba kuri YouTube channel yawe ni iki? No kureba koko nimba YouTube channel yawe iri verified. Si ngombwa kuba ufite abasubscribe benshi, YouTube ishobora kuverifya kugira verified YouTube channel yawe ufite n'abasubscribe 100, ufite n'abasubscribe 10. Ngwino hano kuri YouTube hejuru, hano usacinge youtube.com/verify. Numara gushyiraho verify, kuko YouTube channel yawe iroginzemo inimo hano, ubwo niyo bari buhite bakwereka nimba iri verified koko. Urabona barahita bambwira ko YouTube channel yanjye iri verified, namba nashyizemo iri verified. Murabizi narabibigishije abatarabirebye ukuntu ushyiraho namba yo kuverifya YouTube channel yawe, ubirebe mu zindi video nakoze zirino kuri ino YouTube channel. Ndizera ko ino video igufashije, usharinge no ku nshuti zawe ubona yafasha, zaba content creator. Ukore subscribe ni mutarayikanda, umbwire ikindi kintu cy'ingenzi cy'ubwenge wumva ushaka kumenya abandi baguhishe, nze mitenye kubwira hano kuri ino YouTube channel yacu ya PD Media. Thank you so much. Kora subscribe.